avoka karame rwose nishimye kuba waratekereje ukuntu twavuganye ugafata umwanzuro wo gukorana nanjye. Ndakora umuntu w'ukuri ukomeye. Hanyuma rero rwose ubu ngubu kuva waremeye biriya bintu nahise ngufata nk'umuntu ibintu byihorere kuva warabyemeye nzi neza ko watekerejeho neza sibyo. Ikindi kandi ubu tayarinjiye mu bantu b'inshuti zanjye z'inkoramutima kuvuga ngo dufite ibintu byinshi tuzajya tuganira nkora nawe uri mukuru tuzajya tujya inama nyine dufate umwanzuro. Reka wenda ibyo bintu byo kwaba birasa n'ibyo twavuganye tubyihorere ahubwo nk'umunyamategeko ndashaka kukugisha inama. Uteze yombi rero. Hari umugore w'inshuti yanjye uherutse kuza kungisha inama ambwira ibintu nanjye ndavuga ngo nzamubariza umuntu tuziranye twumve niba icyo cyaha yakoze gisaza cyangwa se kigikurikirana. Kera ngo hashize imyaka 25 bageze guterwa inda n'umuntu amutera inda kandi yumva adashaka kubyarira aho hantu ngo adasiba. Umuntu ntuzahita muri wese ahita yimuka aho hantu arigendera ajya ahandi hantu kure. Amuta muri wese. Amakuru yaje kumenya nyuma nuko uwo mwana yapfuye burundu ku buryo atigeze abasha kubaho. Hashize imyaka myinshi rero ariko ngo ikintu cyamuteye ubwoba ejo bundi yagize gutya ngo abona ahantu aba haje wa mugabo wigeze kumutera inda umugore ngo asanga bamwakiriye yasinze akimukubita amaso ntigeze anamusubiza. Umugore yaramumenye. Umugabo ntiyamumenye. Umugabo yari yasinze yavimvara yadabagiye. Umugore amubonye yahise azamuka babaga mu etaje noneho aragenda kumayo aza kongera kugaruka wa mugabo yagiye. Ikibazo afite rero ni iki? Arimo aribaza ati uyu mugabo aramutse amumenye yamukurikirana nyuma y'iyo myaka yose bakaba bamuhana. Ikindi kandi uwo mugabo afite undi mwana w'umukobwa uba muri urwo rugo ni nawe yari yaje gusura. Kavuga ati uyu mwana w'iyi nzigo we yagize n'ubwo aravuga ati wasanga yaramenye ko wenda hano ariho mba akaba yaje kunkurikira. Ambassadors of Christ turashima no bamwe ntibyumvikanaga nyuma yaho muye n'ibigeragezo nibaza niba mfite ubwenge nyamara nanjye iguma byarangoye kwiyumvisha ko nkwiye gushima ariko nyuma yegereza nsanga hasi kivuge ntawe uri kivuga utokoko. Hari ukuntu rwose umva rero bahena ndakumva bahena byo guhenera hirya ukaza kumena koko cyane igeze biteze nanga umuntu nkiri gitape igitagaza rero hari ukuntu uri kwishika nkagira ngo nizima za modoka zakira zigwa mazutu zamaze ndekura ronge kunkora kandi ndikubaye ngo ndikuyama ako se kumbura ufite umubiri ushaje kandi ugaragara nk'umwana none uri kunkora kubera iki gunyenda ndashaje ndi kubushashire bwanjye koko yego ndekura yatagaza we muri ino nzu nta muntu ukinkora ko yiboneye naye mbashaka ko ukiri igita wenda ugaseka unyigita kuzi ko umuntu ari igihe umujyanye n'igiti ikibazo cyane hari igihe utari nshaka ibinyoni koko cyane none wabuze iki ngo wabikore wowe nande ntabwo mvuze iki ndavuze ngo mubikore da wowe nge nande nashiri wawe wifata baye ukahita unyibutsa sheri wanjye tumaze imyaka 2 dutandukanye ugahita umunyibutsa undi wapfaka ukiri muto Kozeri wari mwiza Erike yari mwiza ajyaga ankora gutya umenye da byiza namukoze hagapfa kandi ko nkubona nk'umutera mwako ariko wihangane da
wihangane rwose wenda nubwo ntaruzura ngo mbe umugabo Sheri mwiza ariko nanjye namusimbura itonde yarazaga akampamagara nyine nkagira ngo nsanga igitoki cy'iwacu ubwo ntabwo kizi utate akankoraho iyo nkumva ubushagarira kandi wabaye indaya kera disi ariko kose ngo maneri ni ukuri kw'Imana ari aho baragiye hose n'ubwanyu umudiho uva mu itako pe guteza ubwega muri iyi nzu barira se gagaruke niba yarapfuwe niba baramufunze niba yaragiye uragira ngo twe biratureba ishimane nabo muri kumwe irico mwirengagize nyamara databuja gukuraho databuja subizanye ute yakureba databuja uko yaba afite amaboko ahanda niko Ayerika yari meza arahanda koko yewe mwenye impamvu kari namwima aramwima atera kumwima gute uriya mugabo kuba ubona abanuka ibibazo gusa ariko uwo mwana w'umukobwa wo muri urugo ntabwo we azi ko uyu mugore afitanye komunikasiyo imeze gutyo na se none aribaza ati ibi bintu azabyikura hate ko yarazi ko n'uwo mugabo yaba yarapfuye kuko baherukanaga kera ko azabigenza ati nk'umunyamategeko rero nagira ngo unsobanurire ibyo nzamubwira urumva ngishije inama ndagira ngo unsobanurire kiriya cyaha ko kimaze imyaka myinshi buriya bamufunga mba mama kamubwire twabaye inshuti pe ntacyo nguhisha rwose ahubwo nagiye muri diru ibyo byihorera ibyo ariko nta cyaha kiriya cyaha ntigisaza guta umwana akanapfa uwo mugabo niba abashije kuba afite amakuru neza ese uwo mugore namubona icyo gihe yaramufatiranye yasinze ubyibuke niba ari uko nagukurikiranye neza bahuye yasinze umugore aramumenya umugabo ntiyamumenya nese reka mubwire mama kamubaze nawe niba uwo mama yarakuganirije akakubwira iyo story yose ko yagenze wowe wamugiriye inama njye naramubwiye ntugana ahubwo ni kuva ubana n'uwo mwana we w'umukobwa uwo mwana aramutse abimenya ko muziranye n'uriya mugabo nabyo byaba bibi ariko akamubwira nawe uri kunkorera amakosa cyambere iriya diro reba n'iyindi ugiye kushyiramo ko ari inama nkugisha hari ikintu nkubwiye ngo inama ngisha inama nakugira rero uzamubwire ko icyo cyaha rwose agomba no gufungwa ahubwo yitegure gufungwa nta kintu aho rwose aho umva oya nakoze akazi kenshi kuko ntabwo nakajyamo reka ibyo ntabwo ari akazi baguhaye ahubwo ni jyewe wari urimo kukugisha inama nk'umuntu mukuru ariko ari nkayo bayigishije wenda none se azatoroke yigendereye ave muri iyo karitsiye yongera atorongera agendeye hazeza ashobora gutoroka akagenda nakubwiye ko icyo kidasaza mana yanjye dore noneho ko nigenje kakuza kanjye karashobotse ku icyaha n'igisaza aranuka ibibazo se utuma utagwa n'ibihumbi 10 cyangwa 20 akatari kumwemerera ikintu umuntu n'umuntu w'umugabo wowe buriya rwose gakira nuko ibibazo pe reka nkwereke itandukaniro ryanjye na Gakire karame erwa kuririmbire oya je mbikore aho mugiye gusimbura Eric oya kandi ubakuraho bagapfa oya ngaho isara yarapfuye cyangwa yarafunzwe aracyariho arafunzwe gusa ngo ndakwanze yego ni mugufi ntabwo ari bugufi kandi ufite n'iditeye nabi nibwo yankundira haguruka urebe no kuri kw'Imana rero usi oya do kiri kibuno kinida nawe kabya ibi ni ibiryo bijya nabi ngambwira ikigaragara mu bwana bwawe hanyu baryaga imishogoro misa kandi ririmbira ureba no ku mabere ko igitagaza buriya ni inspiration ibyo bisobanuye iki inspiration nyine gwa kuririmba inspiratoire wakwereka imbaraga wakwereka ibere waririmbara nimba nta kibazo birimba igitagaza si cyo nakubwira cyo
Sinzongera gusigarana nawe turi babiri gusa da. Si kuvuga ko nagufata ku ngufu. Ntiwari woroshye. Pe. Ariko reka mba umugabo. Mbikore. N'ubundi ngo ubutisubiyeho bubyara ububwa. Kandi ngo ubundi uva mu itako. Yego ndi gukumva aririmbira kuvuga amagambo menshi ugatuma nibagirwa urukundo rwa Eric. Ndirimbira mwibuke. Ariko ugiye kuririmba n'ijwi rirahinduka. Nta kibazo. Ariko se wongeye kuririmbira? Nta kibazo pe. Haza kuvuga amagambo meza ukagira ngo wenda niwe ndikubwira. Yego pe, na Eric. Ubu nanjye ntago ari mba ndi gutekereza na Eric. Niwe ugiye kuririmbira se iki? Ntago ari bo. Okay. Twagiye. Kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura yarumva buri munsi nzarusiga amavuta kuri ihunguzi pe. Eric Gakware. Oui. Nzanira icyuma nikatisha. Nzanira n'isiniya aho ngaho. Narutse. Uri kuvuga? Akira abantu nsukirire hano. Cyo ni igiki? Nsukira ariko niyo igiki? Iki kintu kigiye gutera mu murima hari. Iki nanjye ndi bwakiriye ngiye kare. Karya umuriro. Utakirya wagihashye wowe. Undi se nisho ndi kubona cyane ikindi kintu kirimo imbere. Gakwa utabuje kunkoroga. Niba ari ibyo akose wasubire bakwirukanye. Telefone yanjye uyihawe nande? Telefone yanjye uyihawe nande? Utamenye telefone Gakwa. Musemeri kankubaza. Icyo umuntu umye nicyo gukatisha cyari ibindi bintu tugiye gukata bitarisha. Nicyo gukatira urusatsi rwawe. Twakugikubise ngo nisuko uri bwakirye wenyine. Subundi twaguze inyama. Giburuka vanga inyama n'amashu. Mana yo mwijuru. Mana yo mwijuru wantabaye ukavugira muri uyu mwana ntaze kuntesha umutwe. Gusoreka kujya gusenga. Mana yo mwijuru. Ahubwo mbwira tubigenze uti iryo shuri bika wenda tuzarirye nejo. Hereza icyuma n'isiniya nka tishu nteke. Ntabwo bikunda bivanze n'ibirayi. Ntubikunda? Mfite ibiceri byanjye ngiye kuri busheri nzana inyama nitekere nineka inusu. Sinkuha urarya urwo rushu rwawe nanjye ngira inyama zanjye. Ahubwo turazirisha iki? Uvuze ngo iki? Ntacyo. Uvuze ngo iki Gakwa? Ntabwo ntacyo. Wowe ufite amafaranga yo guhaha inyama? Ufite amafaranga yo guhaha inyama? Ngimo mfite amafaranga ku ruhande mwe. Ngewe nikwereke se utabugiye kugurishiriza telefone. Mpano ndakuze ubu wayibariye. Makareka. Ahubwo se rya kote ryangiriye ngo mbe ngiye kuko ndi bwa. Mva nkubwire mwana wanjye. Guhaha biravuna. Uri kunyumva? Nanjye w'umuntu w'umugabo ntabwo ibyo bintu. Kagabanira ushorera umugabo wande wanturiwe. Uri umugabo wande? Umerewe mutese. Ndabona ariko noneho mwakoze n'agashyirahamwe. Mwayirungu ntabwo ryakwishe. Wariye se? Ko nohereje umwana ngo akuzanire ibiryo. Karara yakugezeho. Kandi ubwo wasanga utariye. Kari umeze ute? Korate kamubaza ikibazo ukiri muto, umwana muto cyane, hano urageza mu cya kabiri cyo kumenya isi. Ubugome ko nguko iyo kagutoza umva uzasaza umeze ute? Siko amasaziro yanjye yakureba kuko amasaziro yanjye ashinzwe mama n'Imana yanjye. Ngira inama koko wayigiriye umwana wawe cyane rwose cyane pe. Uriya ni mama ndi umukobwa we. Ibyanjye nawe rero ntabwo bikureba. Biba byiza wakwita ku byawe n'aha ngaha uri. Ariko wararambutse mu maso koko. Ese birasa ko yavugaga yuko rwose niyo wamara iminsi 40 nk'iya Yesu ntacyo uzaba. Nkaba mbona ari wagiye kuri tayo urasa neza rwose. Ibintu ni amahoro.
cyangwa n'umwuka ntugisohoka ntukibasha no guhumeka. Ariko bakuzaniye ibiryo da cyangwa wabimenye ubwo ari wowe. Menye ngo ninjye wabitetse rwose natekereje ndavuga ni aho bigeze reka mugaburire. Niba agihumeka yihanganye mbwira Clara yizindura kuzanira ibyo kurya. Niba wabimenye rwose waba umbabaje n'imbaraga zanjye ntatakugije. Waba umbabaje umwana. Wazongera kurya nyuma y'imyaka nk'ibiri uba ukiri muzima. Se kundeba gutyo urambaza iki? ati harya mu buzima bwawe ntabwo bondeba n'iherezo ryawe. Ibyo wabyumvise ntabwo nabisubira. ati uri umpemukira kuriya wise nyoko nanjye ni mama kuko ba mama baravukana bisobanura ngo ni mama wacu nkaba mukuru wawe. Ngo iki? uriya birasa mugira kuriya mukandagira uko mushaka mukuruza uko mushaka. Umwana wanjye nibyariye. Meri njyewe uri kubona njye ndinuri. Meri ndinuri. Intura ahubwo. Inuro ni inuro. Ngiye kuzana inyama zanjye. Nizere ko utari bwansabe. Ugiye kwibaga se? Ugiye kwibaga? Inyama zanjye. Busheri se zibereye hiki. Hano hirya hano ngaha. Ubwo si amafaranga y'ibishyimbo bya mukecuru. Wabaye sa bundi hari ukuntu umukecuru najyaga mutwaza ibishyimbo. Noneho akamemba. Ntabwo nabaga ndi kumwaka amafaranga cyangwa ku bindi bintu. Yaramemba akavuga ati mwana wanjye ukoze utuntu twiza akira 1000. Mwana wanjye urakoze akira 2. Mwana wanjye urakoze akira 5. Ayo mafaranga agenda nyabika ku ruhande kugira ngo ninza genza kwatse. Ariko ntabwo uri gushaka ubyumva. Uri no kuntu kinori. Ntabwo ushaka kurya ishu. N'ubundi nifite gahunda negeriyemo. Ati njyanira mu. Zana nicyo kintu tukibika. Ntabwo ishu yanjye uyireke ndaza kwitekeraho nzira. Urasanga nabivanye. Fatwa. Fata jyana mu nzu. Yafashe yashayikize mu ibase nari ndiho nkarabira mu mana yo mu ijuru. Umvaga kwa? Songera ukarironga. Ndaje. Uragiye ujya ngeze aha ngaha. Niba ari ayo manyama yawe ujya guhaha. N'ubundi Pierre azizana hakeye. Azigeze nanga mu masasa. Genda kugera ugaruka nanjye mite ngenda njye guhaha. Ndebera ko icyumba gifunze. Kirafunze. Ndebera. Ahubwo no si ninjira mu teniza urufunguzo. Winjira ngiye umbana nawe mu cyumba. Ihute. Ndaje ubone kugenda ujye kuzana ayo manyama yawe. nta rindi rindazi urya. Kare uzi ko umfashe nkaho mfite inzara yandenze. Yamundi se buri i Kigali murarya? Tutarya. Murya kisa. Ubwo ibintu hano murya ko byanyubiye. Hano se uturya nayo biryo byagukuriye. Yagoma imyumbati, ibirayi, biki byose. Kigali tuba turi umuceri gusa. Pilawo surayizi. Pilawo se sinyenyirya kwa mukuru. Kwa mukuru wawe. Halo? 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 Papa? Ese bite? Ni papa wawe. Vuze ngo? Wakoze impanuka? Mpereza umugabo wanjye. Aro? Papa mwa? Uraho? Hoya? Uri muzima se nta kibazo wagize? Hayiwe data we.
wenyine mu bitaro mwana we. Yesu we, ubu sumeze ute? Uretse ariko ubu umerewe ute? Yewe nanjye nararwaye, nagize agahinda ko kurwara njyenyine, nabuze umuntu urwaza. Ariko papa nese ubu ngubu umeze gute? Mubaze tujye kumureba mu bitaro. Urimo uroroherwa ariko base nese uko kuki telefone yawe ntiyari iriho na makuru yawe habe na wamubashana ari tukajya kumureba ariko akira mama mwibarize. Karame papa mwa, Imana ishimwe ari kuza, Imana ishimwe n'ukuri. Ni karibu urahagera nko mu gihe kingana iki? Ngaho reka nteke vuba vuba n'ubundi nari ntangiye guteka urasanga bihiye. Bahena pano wanjye turo cyose no gutukana namusi no muzavuga neza nka ushatse wagira umutima mwiza mba nkubwira n'amagambo ntiranye nawe koko sohotse igipangu cyane. Yego Bahena dore kutajya wumvirije tongeho cyane sinabyumva. Bahena ndakumva ngiye guibwirizwa uraramukurirenzeho uranyumva esa kumva gusa na gitifu cyangwa se mudugudu cyangwa niba ari umunyerondo nta muntu mweme kujya gufungurira. Mubwiye ngo nguki ugiye kure umugore wawe se? Ariko bahe uri kuvuga umugore wanjye Karine uyebe byankore ntabwo yavuye ngaga gatumanga agagenda ngagiye kureba ngo zabahungu be n'amahabaraye none urambwira Karine nta n'isoni. Siwe navugaga da mfishe nabi rwose ndavuga ryahabara ryawe rimwe ry'inzobe. Hako ugira ubwenge ndabukiraga sindabeshye hari cyo mbeshye databuja ubwo si byamara birakureba ariko nibyo uvuga ibikureba ariko nibyo mugiye se Rega databuja reka mugira inama. Mumfata nk'umuntu utagira ubwenge ariko burya ndabufite. Ibi bintu ukora ni ugusenya umuryango. Ntabwo uriho wiyubakira rwose. Shatse wahindura ibitekerezo imico n'imyifatire. Keka aribyo byaba bigaragaza mugabo nyamugabo. Ariko reka nkubaze bahe. Sindi skobuja. Cyane ndanakuba. Urana igihagararo mfite. N'imyaka mfite. N'ubushobozi mfite. Woro ukungira inama. Abo bakagatwe kawe akangaka kameze nka kurukwabo. Ubona kagira inama ngiye gufite umutumwa aje n'uruhara. Ubona woro ukungira inama ahubwo. Njye na mitwebe. Urana umutwe wanjye ukomeza gutya. Wowe wajya mu bwongo wanjye ukabakorompa. Umutwe ni mukuru. Bigaragara byo umutwe rwose urakuze. Ariko wenda icyo si ikibazo da. We uri gusenya umuryango nyarwanda. Ibintu ukora bigaragaza ko udakunda igihugu cyawe. Ntabwo ukunda u Rwanda rwose. Uretse urazana abagore hejuru y'abandi. N'ubuhe burere wahereza abantu uzabyara cyangwa se abana bato nka base wanjye gira. Kubyiruka tukuri. Ntabwo kandi bahe sibyo. Uziga ushaka kunyurira. Oya ndagukorera utuntu nta kibazo tworoshye. Yego. Ni karibu umugabo mwiza. Meza. Papa. Nyine gira vuba vuba utahe. Niba warorohewe nago bivuze. Yamaze kwinjira mu modoka ari kuza. Ihute. Sawa. Kusimane yanjye kuko ibi bintu kuko ni. Sibimba nkubwira. Ubu mwari yaba telefone yiwe iriho ntago baragiye kugwaza. Ahubwo nibyo wendi kukubwira. Ubu ko papa telefone harubwo nawe yari iriho. Ubu harubwo twari tuzi situation arimo. Harubwo twari tuzi ibibazo afite. Mwari usanze we noneho nawe arwaye. Usanze arwaye nkuko dusanze papa bimeze. Ngo uyu mwana wanjye we ntago yarwara. Ubu se yabarwaye. Nyine nibyo ndimo ndakubwira ngo niba telefone hamagara umwari turebe. Ngaho muhamagare turebe. Ariko we ntago yarwara. Wenda papa umwari we kubera ko wanashaje we yararwaye. Ariko umwari we
nyine nibyo ngemba ndimo ndakubwira ngo niba telefone y'umuntu itariho ntukavuge ngo yagusuzuguye, ntukavuge ngo niwe wayikuyeho, birashoboka ko ashobora kuba ari mu kibazo runaka. Ariko ubundi kuki nkomeza gutekereza ku mwari? Ko atari umwana wanjye, kuki umwari mpora mutekerezaho buri gihe? Nawe nubwo akabyiro ese kuba umwari atari umwana wawe bivuze ko utamutekereza? Ntabwo wantekereza nk'umubyeyi we kandi ngiye mutekereza nk'umwana wanjye. Ibyo bintu kandi bibabaza umutima w'umuntu. Kuki umukekera ibyo bintu? Kuki wumva ko atagutekereza? None se ni gute umuntu amara ukwezi ataravugisha nyina umubyara? Gusimana ashobora kuba afite ibindi bintu arimo by'ibibazo birenze wowe utana. Wowe se nta bibazo ugira ko waje kundeba? Ese ibibazo mfite bingana nk'ibi? Yego ndabifite, nta muntu uri ibibazo, ariko ibibazo by'umwari simbizi, yenda nkuko yenda naba nzi ibyanjye, ariko buri muntu wese amenya ibye. Ntabwo najya kuvuga ngo ameze gutya ngo nanjye umwari ngiyewe reka nkubwire muhaye iki cyumweru n'igishira atampamagaye ngo mbwire ikibazo afite. Hirwa ntabwo nzongera no kumutekereza. Ase kuki umutega iminsi? Kuki uri gutega iminsi? Mumutega iminsi y'iki se? Telefone ye ntabwo iriho, ntabwo uzi impamvu itariho. Nta nubwo wavuga ngo wamuhamagaye yanga kukwitaba. Telefone ye kuba itariho icyo ni ikibazo cye, none uzi impamvu itariho? Mubwiye yuko ngewe kandi mama reka ngiye ngubwize ukuri, ibyo bintu byo kuvuga ngo umwari igihe cyose wamwishyizemo mu mutwe ngo kubutara mu byayi ngo kubutaragize gute, umwari ni umwana wawe, ugomba kumufata nk'umwana wawe. Wese kuki atamfata nka nyina? Ubwiwe n'iki katagufata nka nyina se? Buretse isaraje. Ibyo bintu gukora ntabwo ari byo rwose. Isaraje kandi turacoca iki kibazo. Nyine rekaze ariko wijya kuvanga ibibazo. Nyamara ufite gusanga narwa cyangwa afite ikindi kibazo. Genda ujye kumpahira unzanire udutorye nitekera. Uzigaje ushaka kunyurira. Umenye nganga kuri umukozi. Cyane. None ubwo no munsi. Nta nama yawe nkeneye. Nta kintu kimwe cyawe nyene kuzajya numva. Nushaka no kumishuja ibireka. Akazi kana gwa nagufungura kino gipangu. Byonyine. Nkongera ngafunga. Kongera ugafunga. Kandi bahena nkubwire oningi ya mwisho. Oningi. Ntabwo mwe gasopo yanyu. Bahena ugatarata aba ari umugore, aba ari umuyobozi, aba ari umusirikare, aba ari umupolisi. Ukamucyungura kinjira mu gipangu. Ngiye kugera amakuru ni nyumva. Ngiye kugera nsanga watumutse wagiye. Umuntu aratumukara. Ese urashaka kungisha imivugire kinyarwanda? Ngiye nkubwiye ko nisanga wakingura umuhanga urambona. Kandi izo nama zawe ugenda zigire bene wayo. Ako zariso. Inama wonyine ugira inama nkana. Urugendo rwiza kandi Imana ikugenda imbere ubone n'uburyo ugaruka. Kandi nibyo ugiye guhaha uronke. Uwo munwa wawe nzawuca. Urumva? Rega burya ngo utangira kuvuga ngo ngiye mu mahabara warayashingiyeho. Hotel uburiza arabwibaza databuja sinabikurenga. Ese kuki unyinjira mu buzima no kuri? Ntabwo nakongera da. Kuki unyinjira mu buzima mu kingo? Ntago ngena gwakaza. Nzongera kumva unyurumbwira amagambo y'amavuta. Ubwiye akazi karaho ukora iki? Funga igipangu wonyanga gifungura. None nje kumva ngena unzana nk'umuntu. Kono funguzo gwarataka. Harya nzagucisha mishigire ngo ngenda cyane nawe. Kandi ndakurwaye bahene, wenda kurwaye. Ngagira gato gato akakarindira urugo. Ndakurwaye n'amatibori. Koko, ushaka kutwica? Ndashaka uzabashyira ku murongo. Kuryo nzajya mvuga ijambo rimwe hano mugakangara mwese mukirukanga. Byatangiye. Urugendo rwiza data. Ubwo bugamba uyahuza se n'ubwira. Nakubwiye urugendo rwiza data. None nsangana umuntu winjanga none. Were gogo ngiye gakire nta mikino ufitanye nawe. Ni none mwibese nka Karine ngumva ngo yagisha hano murugo muramukinguriza. Cyoko wamuki? Ariko uri gusubiza nandi bo. Kandi nashobora mukingurira. Siwe data buje. Ngo amabwiriza ndi gutanga uri kumva ari kuyumva. Kuba ncomotse gato nkaba ngiye hanze. Ntago bize nakubwiye ngo nagitifu nk'umurenge. Ntago mere kumukingura. Ntabwo rero kuva nabaho. Ubwo bwa mbere mfashwe mu ijosi. Ntaragucisha minsi wowe. None reka noneho. Shobora guhereza n'umuntu kugira ngo aneke byanyu. Akaza ukamukingurira. Naza kwereka inama zambarwa. Kimbere se wamukingaho. Gutagaza rero. Wowe. Reka nkinge. Kinga nyine. Kebwa kashobotse da. Bisobanura ko ari umusaza wawe ugira kuri. Ahari nuko ntiyankunda. Nta n'ikintu bitamubwira kuhemuka. Kuko kuva kera nyoko ni umuhemu. Nta nubwo byantangaza kuba agira umwana na byarisiya. Bizi neza ko amubereye inakuru. Ntabwo byantangaza. Kuko nyoko we
niwe korogera umuroza muhaso. Hoya rekera ibyo uvuze bira ubwo ndi kukumva cyangwa simbasha kumva neza. Si ngombwa kunyumva nkuko wambwiye ko nashinzwe kumenya iherezo ryawe, ariko byibura ibi ngibi ubimenye, umenye nyokurengera, umenye nyokukwigisha ubwonko ukiri muto. Ati nyoko yanesheje umwana wanjye birasa ku minsi 8, aransora ajugunya hanze, anesha umwana utaravaho n'umukondo. Ati nyokuriya niwe wancumurije abashumba bagera muri 3 ngo bantera inda ya birasa. Oya mama umbyara nambwira ko ica data, aho urabizi ntabwo ibyo bintu nabyemera, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Risubiza aho urikuye, ntabwo ngo iki. Turi munsi y'ibiganza byanyu, hano ndi kugusaba imbabazi ngo nkure aho ngaho, ariko byibura menya nyoko uwo ari we. Amaze kuntanya n'umwana wanjye, nyoko amaze kwica so yacumikanye n'undi mugabo, kandi uwo mugabo nawe barabyaranye. Gusa ikibabaje ni uko ubwicanyi nyoko agira mu mutima bwamushumurije kwica n'uwo yari amaze kubyara akamutanga. Oya kubi n'ibiki naje kuvanga mama we. Urambwira ko mama yabyaye akajugunya umwana, urambwira ko mama ariwe wishe data, ntabwo bishoboka. Ongeraho ko nuriye mwana we, Imana ishobora gusa. Byakunda wenda twebwe tukapfa tukagwa ahangaha, ariko byibura tugusaba akantu kamwe, wowe uracyari muto, babarira uhinduke ureke ubugome bwawe. Uyu munsi wa none ndi anti wawe, ako ndi mukuru wawe, mama wawe ni anti wanjye, ariko ntabwo abyemera. Buri munsi nzi iwanyu tugatandukana turwanya, ndetse mwageretseho no gushaka kunyicira iwanyu, nangira muje kunsiga ikiranga muri uyu musarani. Byibura mwagiye mugira impuhwe ko natwe turi ikiremwamuntu. Ese umwari utwite muri kugira gutya si umukazana wanyu? Nyoko ntabwo ari nyirabukwe. Mbabarira we, mbabarira. Nduke basi usengera iherezo ryawe nk'uko wavuze ko ntarizi, ariko byibura rizaba ryiza. Shuffle